umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansindishije. bagusindishije? Yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika chance ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana blood kote turanywa nyine ibiki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi aribwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira kuko n'ukuntu baransindishije ngo nakujya kuri ribu nasinzi kamere namwe ati rindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo biki n'ibiki so namwe arindira ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramucikisha kubera ko ngene namwanjye n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko yankora ihohoterwa nyine. Pole sana. Ubu ni nk'iyi nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo? Birinde ikiremwa muntu bikunde tu nta kindi. Birinde nakindi pe nango navo bikunze nimenye birinde bo bikunze tu kubera ko urumva ko utikunze ushaka abantu baribo bakurangiza ariko iyo wikunze naguha access umuntu wari wese ukuvuga ngo cyerekana ko umuntu aba ari low nagiko nabivuga nge nari ndi mu process yo kuhi man nari abantu baba bakeneye abantu kubera ko baba